Ngiye kubabwira amahirwe y'inguzanyo ya miliyoni 10 nta ngwate ku rubyiruko n'abahanzi, inguzanyo yishyurwa mu gihe kirekire, inguzanyo ifite inyungu ntoya cyane, inguzanyo kandi ifite n'inkunga y'10%. Aya ni amahirwe abantu benshi batazi, aya makuru abantu benshi ntabwo bayazi, n'abayamenye ubu bayaryamyeho. Ni itangazo ryasohotse ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane. Aya makuru abantu ntibayazi. So njyewe rero nababwiye yuko nzajya mbagezaho amakuru ashobora kubagirira akamaro. Niba uri mushyashya rero, kanda subscribe hano kuri Bivia Empire kugira ngo uzajye ubona izindi video zacu zitandukanye zifasha abantu kwiteza imbere. Hanyuma ukande kuri like kugira ngo iyi video ize kugera kuri benshi, kuko aya makuru ni ingenzi cyane. Nugira ikibazo cyangwa igitekerezo utwandikire hano muri comment section. Reka dufate amasegonda make kugira ngo umuntu utarakora subscribe, atarakanda no kuri like, akandiho maze mbabwire iyi nguzanyo y'amafaranga agera kuri miliyoni 10 ku rubyiruko n'abahanzi. Let's go. Kanda kuri subscribe niba utarayikanda, ukande no kuri like kugira ngo dukomeze. Urakoze rero wowe umaze gukanda kuri subscribe no gukanda kuri like kugira ngo iyi video ize kugera ku bantu benshi. Maze iminsi mbabwira uburyo abantu bashobora kubona inguzanyo nta ngwate cyangwa se bafite n'ingwate zidahagije. Nababwiye ibijyanye n'inguzanyo ya Numida ku bacuruzi babona mu masaha 24 nta ngwate bakoresheje telefone. Maze iminsi mbabwiye kandi uko abantu badafite ingwate bishingirwa na BRD, imishinga yemewe nuko na banki zikorana na BRD kugira ngo abantu badafite ingwate bashobore kubona inguzanyo bashyire mu bikorwa imishinga yabo. Uyu munsi rero hari urubyiruko rwinshi rutagira izo ngwate, ruba rwaragiye rubura amahirwe atandukanye. Uyu munsi nibo nje kubwira, urubyiruko n'abahanzi. Ese urubyiruko ni ukuva ku myaka ingahe kugera kuri ingahe? Nibyo nje kubabwira rero muri iri tangazo. Itangazo ryanditswe na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'abahanzi. Aya makuru abantu benshi ntibayazi, niyo mpamvu nababwiye ngo hano kuri Bivia Empire umuntu wese ukurikirana ibiganiro byacu azajya ahagirira umugisha. So tunyarutse rero, reka mbabwire iri tangazo rya Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi, uburyo rifite amahirwe ku rubyiruko mu kuruteza imbere. Are you ready? Kurikira rero kugeza kuri ku mpera y'iyi video, kubera ko ndaza kukubwira amabanga 3 ashobora kugufasha kugira ngo nawe ushobore gutera imbere binyuze muri iyi gahunda y'urubyiruko leta yatanze. Reka rero dukomeze. Itangazo rigira riti, umutwe w'itangazo: gusaba urubyiruko rwifuza kubona inguzanyo ihendutse kwiyandikisha. Ndasoma buhoro kugira ngo utaza gucikanwa. Niba ufite agakaramu uze kwandika, uze gufata note utuntu tw'ingenzi. Niba ufata mu mutwe uze kubifata. Nukenera iri tangazo ndaza kuriguha kuko ntabwo wapfa guhita uribona uko wiboneye, ngemba mfitaho nayakuye. So twagiye. Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi ubufatanye na BRD yishimiye kumenyesha urubyiruko n'abahanzi ko leta yabashyiriyeho ikigega kibafasha kugera kuri serivisi z'imari ku buryo buboroheye.
Iki kigega gitanga amahirwe ku rubyiruko n'abahanzi. Ayo mahirwe rero niyo ngiye kubabwira. Urubyiruko n'abahanzi bifuza gutangirana n'iki kigega barasabwa ibi bikurikira. Icya mbere, kuba ari urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 kugera ku myaka 30, cyangwa akaba ari abahanzi, ariko abahanzi bo imyaka y'ubukure ntibareba, bo niyo waba ufite imyaka irenze 30 uremewe. Kandi abahanzi ntabwo ari babandi b'indirimbo gusa, hari na bano b'ubugeni, hari ab'imivugo, abo bose babarirwa mu rwego rw'ubuhanzi, abakora ati, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icya kabiri, kuba umushinga w'ubucuruzi usanzwe uhari kandi ukora neza. Kuba ubucuruzi busanzwe bwishyura imisoro, byibura umucuruzi afite nimero asanzwe yishyuriraho umusoro, ariyo tini namba ndetse n'ipatanti. Hano ndakubwira ibanga batavuze kandi rigenderwaho kenshi bari guhitamo bene iyi mishinga, ndaza kurikubwira. Reba ahantu byandika. Icya kane, kuba usanzwe ufite konti mu kigo cy'imari ikoreshwa mu mirimo y'ubucuruzi bwawe byibura imaze umwaka. Icya gatanu, inyandiko igaragaza uko umushinga uhagaze, uko umushinga uzunguka, ubwo ni business plan cyangwa se business projection, nuko uzakomeza gutera imbere, ari byo bita sustainability. Ikindi, kuba umushinga ukeneye inguzanyo itarenze miliyoni 10. Inyandiko igaragaza uko inguzanyo izishyurwa, niba uzishyura buri kwezi, niba uzishyura buri gihembwe, niba uzishyura nyuma y'amezi 6. Kuba usanzwe ukorana n'ibigo bitanga amahugurwa ku bucuruzi, waba ufite icyemezo ko wahuguwe bikaba ari akarusho. Urwunguko ku mushinga, ubwo ni inyungu ntoya cyane, ni amafaranga 9% ku mwaka, ubwo ni 0.75 ku kwezi. Iyi ni inyungu iri hasi cyane kubera yuko akenshi banki uba usanga inyungu ya banki ari amafaranga 24%, 19%, 22%, 18% ha makeya, ariko iyi nguzanyo yo inyungu ni amafaranga 9% ku mwaka, ubwo bivuze ngo ni 0.75 ku kwezi. Aya ni amahirwe akomeye cyane. So uwishyuye neza ahabwa inkunga ingana n'10% y'inguzanyo yafashe iyo arangije kwishyura kandi yarishyuye neza. Bivuze ngo niba wafashe miliyoni 10 ukayishyura neza, numara kwishyura uzahita uhabwa inkunga ya miliyoni, ubwo 10%, ubwo ni miliyoni. Niba warafashe miliyoni 9 ukayishyura neza, numara kwishyura uzahita uhabwa inkunga y'ibihumbi 900, gutyo gutyo. Aya ni amahirwe akomeye cyane. Kwishyura inguzanyo bikorwa nyuma y'amezi 3 ifashwe, ikishyurwa mu gihe kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 5. Aha reka mpasobanure neza. Ubusanzwe ufashe inguzanyo muri banki, niba baguhaye inguzanyo ku itariki 20, bivuze ko uzajya wishyura kuri 20 za buri kwezi. Hano abantu benshi bajya bagwamo bagakora amakosa kuri banki, bagakirira inguzanyo ntibamenye ibyo ari byo. Iyo ufashe inguzanyo muri banki, itariki wayifatiyeho ni nayo tariki ugomba kujya wishyuriraho ya buri kwezi. Ni ukuvuga wishyura buri kwezi kuri ya tariki. Aha rero ho biratandukanye. Hano nufata inguzanyo, tuvuge baguhaye miliyoni 10, uzamara amezi 3 utari wishyura. Ni ukuvuga ngo uzatangira kwishyura umaze amezi 4.
iyi ni icyo bita grace period cyangwa se durée de grace. Ni igihe ubusanzwe banki zabikoraga kera ariko ubu ngubu ntabwo zikibikora. Ni igihe banki iguha niba utangiye bizinesi nshyashya, igihe umara utari kwishyura, uri kwegeranya nyine uri gucuruza cyangwa se barindiriye ko bizinesi itangira kubyara inyungu. So iyi rero ni ufatiye inguzanyo muri BRD, ni ukuvuga ngo uzamara amezi 3 utari kwishyura, ukwezi kwa 4 nibwo uzatangira kwishyura. So nizere ko ubyumvise neza. Iyi nguzanyo rero ushobora kuyifata mu mezi 6, mu mwaka, mu myaka 2, mu myaka 3 kugera ku myaka 5. Urumva ni amahirwe akomeye. Ikindi kintu cya nyuma ariko ndaza kugusobanuriraho neza, usaba inguzanyo asabwa ingwate itarenze 10%. Ahangaha ntibigutera ikibazo, ndongera mbisome. Usaba inguzanyo asabwa ingwate itarenze 10%. Ubwo ugiye kuvuga ngo ko ndi urubyiruko ingwate ndayikura, reka nkubwire uburyo uzabona iyi ngwate y'10%. Ni ukuvuga ngo niba ushaka inguzanyo ya miliyoni 10, wowe uzumvikana na banki ubabwire ngo uruhare rwanjye rw'10%, ubwo ni miliyoni ntayo mfite, mwebwe nimumpe miliyoni 10, nimurangiza mukureho miliyoni 1 muyibike muyimbikire nk'ingwate yanjye, hanyuma ninsoza kwishyura iyi nguzanyo muzansubiza miliyoni yanjye. Nusaba miliyoni 9, ubwo uzababwira bakureho 10%, ubwo ni 900,000 babibike ku ruhande nk'ingwate yawe, and then nusoza kwishyura bazayagusubiza. Aha rero nta kibazo, iyi nguzanyo ni ukuyibona, urumva ko ari ubuntu, ni nta ngwate muri make. Iyi nguzanyo nta ngwate. Hanyuma ikindi uribuka nuko nusoza kwishyura iyi nguzanyo uzahabwa 10% by'inkunga mu gihe wishyuye neza. Kwishyura neza rero nuko wishyura ku gihe, ntukererwe, hanyuma ugakorana neza na banki izaba yanyujijwemo aya mafaranga bazaguha nk'inguzanyo. Ngiye kukubwira rero amabanga agera kuri 2 cyangwa 3 batigeze bavuga muri iri tangazo kandi bashobora kugenderaho. Ndabizi bene izi nguzanyo zimeze nk'inkunga, kuko iyi ni inkunga, hari ibintu bagenderaho badashobora guhita bashyira ku karubanda. Nibyo ngiye kukubwira. So bavuze yuko ugomba kuba ufite TIN number. Ibyo nibyo abacuruzi benshi bagira bizinesi baba bafite TIN number, hanyuma bakaba bazi ko kuba afite TIN number bihagije. Burya bizinesi nziza ni bizinesi yanditse muri RDB. Nubwo ufite TIN number ariko kuba bizinesi yawe itanditse muri RDB, hano ushobora kubura amahirwe. So ikindi, kugira ngo ubone inguzanyo ugomba kumekinga sure yuko nta bibazo ufite muri CRB. Nababwiye uburyo ureba ko uri muri CRB, nababwiye ibintu bituma ujya muri CRB, nababwiye nuko wava muri CRB. Uramutse uri muri CRB rero, CRB igaragaza amakuru atari meza kuri wowe, iyi nguzanyo ntushobora kuyibona. Iri ni ibanga batavuze muri iri tangazo, ndarikubwiye. So irindi banga rikomeye kandi rizagenderwaho nubwo batarivuze, ni ukuba nyine usanzwe uri inyangamugayo. Ibi ngibi baba bafite uburyo babireba. Ubwo rero ugomba gutangira kuba inyangamugayo, kubera ko ni ikintu gikomeye cyane. So uko kwiyandikisha rero bikorwa, abifuza gusaba inguzanyo binyuze muri iki kigega biyandikisha banyuze kuri link. Hano umuntu ukeneye ko namufasha kwiyandikisha, unyandikire muri comment section, ndagufasha kwiyandikisha. Umuntu ukeneye yuko namuhaye link, ubinyandikire muri comment, ndaza no kubaha nimero zanjye, ubishaka anyandikire kuri WhatsApp. So hanyuma ubwo no kwiyandikisha kuri link yatanzwe. Ikindi
igihe ntarengwa cyo kwiyandikisha muri iyi gahunda ni itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Bivuze ngo uyu munsi nkoze iyi video ni ku itariki 2 z'ukwa gatanu, bitarenze rero itariki kwiyandikisha bizakorwa bitarenze itariki 30 z'ukwa gatanu. Niba ushaka kwiyandikisha akaba ushaka ko mbigufashamo, ubyandike muri comment. So hashingiwe, ngiye kukubwira icyitonderwa, hashingiwe ku rutonde rw'ibisabwa, urutonde rw'abujuje ibisabwa ruzashyikirizwa BRD kugira ngo hakorwe isesengura ryisumbuyeho mbere yo guhabwa inguzanyo. Yego, ni ukuvuga ngo rero ugomba kwiyandikisha, aya mahirwe y'iki kigega ntagucike. Niba uri urubyiruko ntangwa tugira aya mahirwe ntagucike. So tugera ku musozo rero, reka nkubwire ikintu gikomeye ntagenda ntakubwiye. Niba ushaka ko ngufasha kwiyandikisha, unyandikire muri comment, hanyuma nkubwire uburyo ngufashamo. Icya kabiri, niba uzi ko nta business wari watangira, hano kuri BVA Empire hariho business nyinshi navuze ushobora gutangira ukahita ubona amahirwe. Ikindi, irindi banga rikomeye batashoboye kuvuga, burya iyo bari guhitamo imishinga baha inkunga nk'iyi ngiyi cyangwa se inguzanyo, bareba imishinga. Hari imishinga burya iba yemewe niba itemewe. Niba ushaka kumenya ibanga ry'imishinga yemewe ifatwa mu ba mbere, ni ukuri unyandikire ndayikubwira pe, ndayikubwira. Hari imishinga iba yemewe, ntabwo business zose zipfa guhita zemerwa. Niri ni ibanga rero batashoboye kuvuga, ariko uri kumva ko hari urutonde ruzashyikirizwa BRD kugira ngo hakorwe ijonjora. Ayo mabanga rero nagiye nkubwira, uyiteho kandi uyamenye. So niba rero ushaka amahugurwa ku bijyanye na business cyangwa se no ku bucuruzi, wabimbwira yaba muri comment yaba kuri WhatsApp yanjye, wabimbwira ko wabonye ko kuba warahuguwe cyangwa se ufite amahugurwa kuri business cyangwa se ku bucuruzi, ubaye ufite icyangombwa, bavuze ko byaba ari akarusho. So nyandikira rero niba ushaka amahugurwa kuri business cyangwa se ku bucuruzi. Menya ibanga rya business rero. Niba ugiye guhitamo business uzakora, hari ibanga nababwiye kugira ngo uhitemo business yunguka utazahomba. Hari ibanga nababwiye ku ishuri, batubwiye yuko iyo ugiye gukora business uhera ku gitekerezo, yuko uba ufite igitekerezo cya business runaka ugiye gukora. Wamara kugira icyo gitekerezo ugahita utangira iyo business. Wamara gutangira business ugashora amafaranga, hanyuma ukajya gushaka isoko. Wamara gushaka isoko ugatangira kwinjiza amafaranga. Ibi ngibi nabinyujijemwo umurongo utukura. Ibanga nababwiye ryo gukora business izunguka izaramba, nuko uhera ku isoko. Uhera ku isoko. Ese ibintu ngiye gukora bifite abakiriya? Ese ibi bintu birakenewe muri sosiyete? Iri ni ibanga ku muntu wese ushaka gutangira business. Iyo ushaka gukemura ikibazo, ushaka gukora business, ureba ikibazo kiri muri sosiyete, hanyuma ukavuga ngo iki kibazo abantu bafite nagikemura gute, ugashinga business yo gukemura icyo kibazo. Uko rero ukemura ibibazo by'abantu benshi, uko business yawe ikemura ibibazo by'abantu benshi, niko winjiza amafaranga menshi cyane. Hanyuma nanababwiye business zidasaza, business zihoraho. Niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo, unyandikire muri comment section. So niba ushaka rero kumenya business zihabwa amahirwe muri bene iyi gahunda, cyane cyane mu kubona inkunga n'inguzanyo, unyandikire umbwire nzikubwire. Niba ushaka kumenya uko wakwiyandikisha cyangwa se uko wakwandikisha business yawe muri RDB, nabyo ubimbwire. Niba ushaka kumenya uko wava muri CRB, hano munsi ndashyiraho link ikwereka uburyo ushobora kureba niba uri muri CRB, kuko iki ni ikintu udashobora kurenga naho byaba bimeze gute. Uri muri CRB ufite amakuru atari meza, my friend, ntabwo ushobora kubona inkunga cyangwa inguzanyo. So niba ushaka rero kumenya niba uri muri CRB, hano hasi nashyizeho link, urebe uko bareba niba bari muri CRB, urebe nuko umuntu ava muri CRB.
Wakoze kubana nanjye rero, njye wakugezaga iki kiganiro nitwa Jean Marie Vianney. Niba uri mushyashya ntugende udakoze subscribe, ntugende udakanze kandi kuri like kugira ngo iyi video ize kugera ku bantu benshi nkuko aya mahirwe nyakubwiye utari uyazi. Usharinge n'inshuti zawe yaba kuri status cyangwa kuri WhatsApp. Hanyuma ikindi kibazo cyangwa igitekerezo nyandikira muri comment section, ndahari kugira ngo dukomeze dufatanye kwiteza imbere. See you then, bye bye.